noneho hari ukuntu imbonerakure ziri kujya zibihakana ariko twaje no kumenya ko imbonerakure impamvu mu bihakana nuko hari amatsinda ahari yo kujya agerageza akaza kuvuguruza ibyo twavuze yashyizweho na leta. Nimba tuvuze ngo hari ikibazo cy'umutekano mukashaka kugaragaza ko hari umutekano wayo, mwebwe hari umutekano mufite yanyu Bujumbura ntawe. N'uyu munsi nta ndege iri kwagwa, nta n'indege iri kwahaguruka. Kubera iki? Kwanza ikibuga cy'indege cya Bujumbura yego ni naho hari intwaro zirimo zirareba Bujumbura. Umugabo bita Prime Nangabo yamenye ko isaha n'isaha zizarasa Bujumbura mu gihe bakoze ikosa. Yego ahita asimbuka aravuga ati reka ngigoma yo gusaba imbabazi no mugabo turiye ko nta wamenye. Batese gute ko ibyo bintu bibaho ntihasohoka itangazo riri official? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Mu Burundi nta muntu wemerewe kuvuga ibitagenda neza. Yego tuhere kuri mugabo wo mu Birigi ari nabateje ikibazo. Yego ya postiza akantu gatoya agaragaza imodoka ko na gitoro ntaki ntibahise bamuhambiriza. Urinde wo kujya kuvuga ko mu Burundi hari ikibazo kari mpamvu bumva n'abanyamakuru tuza kugaruka bari gushimutwa umunsi ku munsi. Yabonye byanza aravuga ati never gerageza izi ngabo zikureyo n'ubundi nta kudapfa nta kurama kudapfa ko bajya bavuga. We yavuze ati ndavuga ni bamfunga. Uko niko ikibuga cy'indege cya Bujumbura gikomeje guteza akaga abanyagihugu. Ubu business ntabwo ziri gukorwa, abacuruzi ntabwo bari gucuruza, abajyaga kurangura byahagaze, nta n'abanyapolitike bari gupfa kuza ahanga muri kino gihugu. Kuravuga ko yamubwiye ngo ahita haguruka direct arase Kiriba kuko harimo inyeshyamba za 23, arase Runingu, arase Gatogota, arase Kaziba, ajye kurasa na Rugezi hari harimo ingabo z'inyeshyamba, arase na Rurambo, arase Kanyora, arase na Nzibira. Ibyo cyo nibyo agomba guhita arase izo ndege. Arabwe ngo ako kanya bano kugira ngo mbumbishe neza buryo ki izi nyeshyamba Colonel Nzenze umukuru w'abatasi ari ku rundi rwego. Iyo nkuru akimenya izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuhuje aho murereye mu mpande zose z'isi, abakunda Gasaro News ndetse n'abakunda urugendo rwanjye official. Uyu muntu yamona rubuka yifa byose barabizi ariko se bigenze bitagakanya ko dufungura caro nyinshi. Urumva ufite umwuka imbaraga urazifite. Dufungura cano enye barabizi ngira cano enye nawe ugira cano enye. Urumva ufite ako ahubwo niba tubwire dukomeze cyangwa se tubireke yegurata. Umeze neza ndashima Imana. Abantu kuri Gasaro TV umeze mu oya Gasaro erega barakuzi. Gasaro TV barahazi, Gasaro News barahazi hose ni mu kazi, hose ni mu rugo. Nukuri kw'Imana ntacyo ubeshye pe cyane. Wowe sandi bimeze bite? So tumeze neza kwa Ruka official, kwa Ruka imva tumeze neza. Abaratuzi mureke mbabwire rero uyu muri inshuti yanjye tumaze igihe kinini tuvugana tutaziranye ko nukuri ni byiza ko twabonanye tugahura. Kandi ni umuntu uri navuga se umeze ute utagira ishyari. Njyewe reka nkubwire mbwira umuntu ibintu bye akiriho nikoneye nkuko nayo nkunda umuntu mbwira ibyiza byanjye bibi byanjye. Donc hari ukuntu mwidusakurisha zayo mashashe, hari ukuntu umuntu ububona ari umuntu donc wafasha kwa atitaye ngo uyu muntu yego is the same business, mi business nayo nyirimo, ariko nekereza ko umeze nk'umuntu wakunda gufasha. Sinabikubwiye kare. Urakoze cyane. Ariko nawe nuko je nabonaga bagushimira. Nabonaga rwose bagushimira, ariko kandi bakwiye no kugushimira by the way. Ko gushimira kuko nagiye mbona abantu benshi wagiye ufasha kabisa. Narabibonye mbambireba kandi nukuri mujye mushimira abantu bakiriho. Izo ndabo muziba bagihari. Apana kujya ku muntu yapfuye ngo naramukundaga. Muduhe izo ndabo tugihari, utwo tunyenye mu dukande tugihari. Apana kuzadukandira abantu bavuga ngo umuntu yapfuye.
yego nishimira no kandi nanone kabisa n'ukuri kuba ndi ku Gasaro News of course rero nishimiye kuba ndi kumwe n'undi muntu bashimira umunsi ku munsi ko yabagiriye neza bivuze ngo nanjye ko byasa kose ubu ngubu ntabwo nsiga gutyo reka twikomereze mu cyo twakita amakuru ndetse umunsi ku wundi bagomba kujya bayitegura nabonye ariko witwa nde imbere y'imana nkwita ruhuka ntabwo nzi izina ryawe wakomeje kuko ntarebera oya none se kugira ngo wibwire abakunzi bacu bakumenye yego abantu rero bakunzi bacu kandi abantu banzi kugira ngo tumenye ko abantu munzi munakurikira ngaha muva ku rugendo mukazanga ku Gasaro uburyo tubiziranyeho abo kuri ruka info uburyo tubiziranyeho abo twagiye duhuranisha cyatandukanye imitima myinshi muri comment hanyuma abo kuri Gasaro News of course birumvikana ni Nelson ni Nelson sorry nakwitaga ubwo Wilson Wilson ni Nelson mashirigana mutangazaji wa haba nyine magazine rero kuri ngiye Frontline Commander bitarama mpari no kuma mpari imbere ku rugamba nuko guma yes nabonye rero ngo ikibuga cy'indege cya Bujumbura byongeye kuvugwa ko hakirimo ibibazo bikomeye cyane tukibaza ese noneho iki kibuga biraza kurangira bite ko umunsi kundi twumva ngo habereyeho navuga kwinjirirwa umunsi umwe ati cyawe n'ibibazo cyangwa se insanganya undi ikoranabuhanga ryapfuye so rakoze cyane gasa hanyuma abantu batabizi kujyanye n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura yego ubundi byibuze bigiye gufata hafi 2 weeks by'umwaka bibiri ubundi umuntu ushaka neza guhagarika ikibuga cy'indege cya Bujumbura neza cyangwa se kugifungura niyo mpamvu bari bohereje bari abakomando tuza kugenda tubagarukaho kugira ngo babashe kuba bahakinga systeme y'abagabo y'epfyo ngiyo hanyuma nitsa tuvuga n'abagabo y'epfyo ngiyo ujye umenya abagabo tuvuze mwitugora kuko urugamba turwanya igihe yego ikintu nshatse kuvuga rero ikibuga cy'indege cya Bujumbura nibyo koko cyarinjiriwe cyarinjiriwe kandi kimaze iminsi cyinjiriwe kandi byari byo kuko kigomba kwinjirirwa kandi mujye munyemeranya mbivuge nizere ko abantu kuri Gasaro utajya bafunga iminwa yego nizere ko bareka bakavuga bakisanzura nta kibazo apana kuvuga ngo hanyuma kinjure gute rero ikibuga cy'indege kimaze iminsi cyarinjiriwe kandi turaza kugeraho tubihuriza n'ububirigi yego wagira ngo abagabo b'epfyo ngiyo bo munyeshyamba bafite ukuntu bavuganye n'ababirigi umunsi bakuyeho connection zabo zari zinze kira kibuga cy'indege ni nawo umunsi bakatinze connection za kira kibuga cy'indege so uyu munsi muri kano kana tuvugana rero ubundi hari mu minsi ibiri tambutse ku bantu batabizi habera impanuka y'indege hari indege ya Brussels ya crashingiye hariya hanyuma abantu babihakana muze kugerageza guhuza ikibuga cy'indege ibibazo gifite muri iyi minsi munabihuze n'iriya ndege ya crashingiyeho noneho hari ukuntu imbonera kuri zikujya zibihakana ariko twaje no kumenya ko imbonera kuri impamvu mu bihakana nuko hari amatsinda hari yo kujya gerageza akaza kuvuguruza ibyo twavuze yashyizweho na leta nimba tuvuze ngo hari ikibazo cy'umutekano mukashaka kugaragaza ko hari umutekano wari mwebwe hari umutekano mufite yanyu Bujumbura ntawe so ikibuga cy'indege rero nibyo koko n'uyu munsi nta ndege iri kuhagwa nta n'indege iri kuhahaguruka kubera iki kwanza impamvu nta ndege iri kuhagwa nta n'iri kuhahaguruka nuko hagize iyibeshye ikaza kuhagwa reka tubanze kuzirugamba kuzintambara kuko indege ubundi hari abakeneye cyane muri kano kanya ni indege ziza kurasa iminembwe ziza no kurasa Uvira ariko kano kanya ntabwo biza gukunda aba bagabo bamaze kugishakira umuti byagenze bite kugira ngo bagishakire umuti niba mubyibuka neza mwibuke umunsi bari barimo kugerageza kwataka Goma umujyi wa Goma yego inshuro nyinshi twaraburekinga tukababwira ngo ikibuga cy'indege cya Goma connection cyangwa radar bazihagaritse cyangwa bazikuyeho ibyo koko ni koko byarabaga yandi magambo uraza kumenya neza ndetse unumve neza ko bafite n'ubushobozi bwo kuba bakinjira ikibuga cy'indege cya Bujumbura kandi amakuru dukura y'indani yo atubwira ko byari byoroshye cyane kwinjira ikibuga cy'indege cya Bujumbura kurusha uko bari kwinjira ikigoma twako buri ikibuga cy'indege cy'Igoma uziko se buriya cyari international kurusha cy'Ubujumbura kubera ibihugu byinshi by'amahanga byagwaga hariya bije gutwara ibuye gutwara imari ariko iki Bujumbura amakuru atubwira ko buriya ngo ntayo cyari gifite ubudahangarwa nk'ubwa Goma yego so rero ikibuga cy'indege cya Bujumbura nibyo kuko connection bazikuyeho ndetse abazikuyeho kugira tunababwira abantu kuri Gasaro munabimenye aho system ikorera
ari naho bari abagabo bakomana tuza kugaruka ko bari baje kugira ngo bahakinge systeme y'izi nyishyamba y'abasore ba Makenga. Ni hano mu misozi, abantu bazi no musozi wa Kiriba, hano muri Kiriba uvuye mu gace ka Kawezi niko gace ka nyuma winjira muri Uvira indani. Noneho rero kano gace ka Kiriba iyo uturutse muri Uvira, uri guturuka muri Uvira kari ibumoso bakita Tema n'udusozi tubiri duteganye na Mungwengwe. Mu yandi magambo ni agasozi ka Tema na ka Mungwengwe, utwo dusozi turi hejuru cyane twunamiye Kiriba ndetse tuba tureba na Bujumbura neza. Iyo turiho ureba Bujumbura. Amakuru atubwira iki rero? Amakuru atubwira ko ariho iyo systeme cyangwa se basize iryo koranabuhanga rifite neza ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Yego. Ni naho hari intwaro zirimo zirareba Bujumbura. Umugabo bita Prime Nangabo yamenye ko isaha n'isaha zizarasa Bujumbura mu gihe bakoze ikosa. Yego. Ahita asimbuka aravuga ati reka ngigoma yo gusaba imbabazi no mugabo turiye ko nta wamenye. Yego. So ni naho rero ya system iri guhakinga ikibuga cy'indege cya Bujumbura. N'ubukanukanye niyo mpamvu uvuga ngo iyo ndege yaje, ubundi iriya ndege ya Brussels ikora impanuka. Mwumve ubundi yakoze impanuka gute, tunabisobanure neza kugira ngo bataza kumva ngo yaragwira sandara. Yego. Bakavuga menshi. Hari n'ikindi kintu abantu bibaza Nelson, batese gute ko ibyo bintu bibaho ntihasohoka itangazo riri official? Urakoze cyane kumva icyo kibazo. Mbona benshi babigibaza. Ubundi iryo tangazo ryakwiye guturuka mu Burundi. Kandi mu Burundi nta wemereye kuvuga ibintu bitari kugenda neza. Itangazo niramuka rivuye yo leta ryumvikanisha ko mu gihugu cy'u Burundi harimo ikibazo. Yego. Usange n'abandi bagombaga kuza ntibabe bakije. Kandi twese turabizi ko nimba igihugu nk'icyo twumvishe ko ikibuga cy'indege ari ikibazo, abantu batangira kumva ko ari ikibazo cy'umutekano. Sibye n'icyo ngicyo. Mu Burundi nta muntu wemereye kuvuga ibitagenda neza. Yego. Tuhere kuri mugabo wo mu Birigi ari nawe wateje ikibazo. Yego. Ya postinza akantu gatoya agaragaza imodoka ko na gitoro ntaki. Ntibahise bamuhambiriza. Wowe urinde wo kujya kuvuga ko mu Burundi hari ikibazo ko ariyo mpamvu bumva n'abanyamakuru tuza kugaruka ko bari gushimutwa umunsi ku munsi. So ni ibyo ngibyo ngira ngo mpamvu badasohora iryo tangazo cyangwa bavuga ibitagenda neza. Ntago babivuga kandi birahari. Niba mutegereje itangazo ntaryo muza kubona. Hari impamvu nyinshi zigaragaza ko adashobora guturukayo itangazo rivuga ko ibintu bitagenda neza. Never arashaka kugaragara ku ruhando mpuzamahanga ko igihugu cye gifite umutekano. Twe turabivuga tukavuga none Leonard ni umwe mu babaye perezida mu gihugu cy'u Burundi mu gihe cya Babuyoya na Bameke Ndadaye. We yabonye byanza aravuga ati never gerageza izi ngabo zikureyo n'ubundi nta kudapfa nta kurama kudapfa ko bajya bavuga. We yavuze ati ndavuga ni bamfunga. Ariko aravuga ati tubabarire Bujumbura turabizi neza ko isaha n'isaba bari butwinjirane kubera izi ngabo ziri hano. Nutazikura amahanga turahashirira. Kure izi ngabo mu Burundi muri Kongo. Yego. Arabivuga. Ariko buriya nta wundi muntu wapfa kwihandagaza agapfe kuvuga. Ntagasa ntawe. Ntawe. So rero uko niko ikibuga cy'indege cya Bujumbura gikomeje guteza akaga abanyagihugu. Ubu business ntabwo ziri gukorwa, abacuruzi ntabwo bari gucuruza, abajyaga kurangura byahagaze, nta n'abanyapolitike bari gupfa kuza ahanga muri kino gihugu. Yego. Ntabo waza gute waza ahantu nkaho uri kumva ko izi nyeshyamba ziri buze kurasa. Uyu never ateje igihugu akaga ku Burundi. Abaturage ni ibibazo ngo yego ntawe uvuga, ariko ugiye mufite amakuru y'ibihabera 100% umunsi ku munsi. Yego. Ibyo rero bumva ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura nari ngiye kuvuga gato cyane ukuntu ya ndege ya Brussels ya crashinze. Nibyo ari kutubwira. Ukuntu yanaje hari indege zateganyaga kuza ngo barebe ko connection noneho zakunze. Ikazi igafunga n'inzira zose. Yaraje kubera iki? Habayeho kudakomunika neza kuri cya kibazo cy'ama connection. Abari mu kirere n'abari hasi ntibagaragaza gukomunika neza. Birangira rero indege mu gihe iri kumanuka igiye kugera hasi connection zirabura. Zibuze rero aho umuvandimwe agomba kurandinga birangira bidakunze yirwanaho nk'umupilot muzi. Yirwanyo rero indege irakomeza iragendera kuba mpaka igiye kwiberangura, umugabo yirwanaho abarayitambitse. Rero bari kwisanga yaberangutse. Nuko rero yakrashinze bitera n'ikibazo bita bigaragaza ko kuko n'ubundi kibuga cy'indege kiri mu kangaratera kugeza uyu munsi. None bamwe kuki babihuza na bari abasore ba Makenga?
abandi batushobora no gusanga ari akabazo tekinike kaba karimo Akabazo tekinike. ahubwo bakabihuza n'izi nyeshyamba nimba ari akabazo tekinike se Prime Niyongabo yaragiye gusaba imbabazi igomba gukora ibyagenze bite ni chef d'état major w'Uburundi nimba ari akabazo tekinike yari yajyanwe n'iki hariya ko yabitekereje akavuga ati erega abana bagabo ikintu mugomba kumenya baba banavugana nimwumve mugira ngo nyine ngo bafatanya reka da abagabo baravuga ati wa mugabo twumvikane turi muri politike yego uyu munsi ushobora kuba ndi umwanzi wawe ariko ukaba umukunzi ukaba umukunzi rero niyo mpamvu bavuga ati rero twumvikane makenga urabizi ko turi muri politike turi mu kazi ariko ubwo bigeze aha ngaha bose ihangane tubabarire kandi ibintu tubabwira umuryango ni brag hariya mu ngwengwe hari za BM21 zirimo zirareba Bujumbura neza gutya ziriya ntwaro gasa uko zirekura amakompre cyangwa se misile zishobora kugenda ari misile 8 icyarimwe misile 8 icyarimwe enye 12 24 rukuvuga ngo zishobora kurasa umujyi iminota 20 wose zikaba ziwushyize hasi zishobora kurasa iminota 20 umujyi nibyo nkunda kuvuga mushobora binone ushobora kutabyumva ariko abantu musanzwe tuziranye ngewe nta miyaga nyashiramo kandi mvuga ukuri amakuru hari nayiki mushobora kutabyumva mukagira ngo wenda hari M23 reka no mutwe nyeshyamba 23 mukagira ngo nubundi nimba se bashobora kubona ko hari ukuntu Neva ejo bundi yavuze hari ukuntu ejo bundi Neva yabwiye Tshisekedi aramubwira ati rero urabona ko ibintu twapanze byaranze biri kwanga bansatiriye ndaramubwira ati rero uri amagarate hejuru umuntu wese yirwana urabona ko Neva we yagiye akurikiye ifaranga agenda azi kuko byasa kose izi nyeshyamba zitazava muri Nord Kivu ngo zimusanga hariya yego abona ingabo zimugezeho abona zaje zikubita Minova ziramanuka ariko makenga ari yamubwiye ati uyu muriro wagize gute wacanye nawe uzagira ute uzawota agira ngo ni brag kandi abagabo bahagarara ku ijambo aramumanukanye aramanutse ingabo zikurikiye Minova baramanutse bageze za Karehe agira ngo ni brag uyumvaga azakubita ibuye rimwe akica inyoni ebyiri icyarimwe ntagire icyo bimukoraho uyu munsi rero ari kubona ko ibyo yakubise n'amafaranga ashobora kutayarya biragoye cyane urabona ko yaramubwiye ati rero urabona baje Uvira ati kandi sinshaka igihugu cyanjye gihura n'ikibazo ariko yari baraguzwaga none se Nelson ko hari n'abavuga ko kujya igoma kwa Prime Niyongabo bishobora kuba byarabaje Tshisekedi ati gute ko ushobora kohereza umugaba w'ingabo utigeze ubimbwira aho ngo ndagusobanura muri buno buryo n'abantu badukurikiye baza kubyumva neza cyane ubundi amakuru atubwira ko mu minsi itambutse hashize nk'iminsi igeza kuri 6 Neva yongeye gusaba amafaranga Tshisekedi urumva ko amazi iminsi ejo bundi yongeye kumanura izindi company 3 z'abasirikare zimwe yazijyanye hariya muri Plaine de Rusizi izindi ari kuzijyana Iminembwe kwica abaturage b'Abanyamurenge izindi ziri kuza Uvira ahangaha kugerageza kwirwana mu yandi magambo umugabo aramubwira ati rero amaze kumusaba amafaranga ndagira ngo tubihuze n'icyo kibazo yego amaze kumusaba amafaranga aramubwira ati kera naguhereye amafaranga ntacyo byatanze muri make kuri iyi nshuro Tshisekedi nawe yagerageje ikintu kiza gutuma uno mugabo ashyiramo ingabo ntagire ikintu amubaza kubera iki urumva already tayari bamaze kugera ku mpaka Uvira za Kavimvira ziri kwinjirwa za Gatumba ziri kwinjirwa umunsi ku munsi mwibanga umugabo aravuga ati noneho aho bigeze ni ukwirwanaho ese ntandi mahitamo rero Neva Prime Niyongabo yari afite yaganiriye na Neva mbere yuko Tshisekedi ajya za Kazakhstan yego nucunga neza uraza gusanga Prime Niyongabo yaragiye igoma Tshisekedi yarageze za Kazakhstan nta kindi rero Prime Niyongabo yaragiye kwirwana avuga ati watubabariye nturase Bujumbura tugakura ingabo zacanga mu Uvira tukumvikana mu by'ukuri ako kanya ntabwo twese tumenya icyo makenga yamusubije ariko mu bikorwa twarakimenye yahise atangira repli strategique cyangwa se yahise atangiye withdraw mu gihe ari gukuramo ingabo nkeya Neva bavuganye na Tshisekedi hariya arabimubwira urumva icyo gihe ni nabwo hari havutse ikibazo ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kuko makenga babikoreye icyarimwe bakimara kumvikana ako kantu nibwo umutwe nyeshyamba wa 23 bahise
nongere reka mbivuge mbyerure nibwo bano bagabo bahise basa n'abafunguye ikibuga cy'indege kandi bari banze kubivuga nibwo basaga n'abese bafunguye ikibuga cy'indege cya Bujumbura bakigifungura aho rero sasa Neva yakoreye ikosa rikomeye cyane batazanababarirwa rigiye gutuma urugamba tuzahagarara yahise abiganira na Tshisekedi kwa kundi n'ubundi ahora avuga ari umuntu utumvikana ugambana umunsi ku munsi ahindagurika ababwiye Neva ati nimba uzi ko ikibuga cy'indege bakirekuye n'indege zikaba zirahunga hiturasakirikare hiturasatangira harimo indege 6 z'intambara ubyumve neza cyane zihagaze hari ziriho za misile ziteguye n'undi guhaguruka amakuru avuga ko yamubwiye ngo ahita haguruka direct arase Kiriba kuko harimo inyeshyamba za 23 arase Runingu arase Gatogota arase Kaziba ajye kurasa na Rugezi harimo ingabo z'inyeshyamba arase na Rurambo arase Kanyora arase na Nzibira ibyo cyo nibyo agomba guhita arase izo ndege arabwe ngo ako kanya bano kugira ngo mbumbishe neza buryo ki izi nyeshyamba Colonel Nzenze umukuru w'abatasi ari ku rundi rwego iyo nkuru akimenya urumva umugabo akiva kuri telefone gato indi telefone yahise haguruka ngo ihamagara muri barabagabo ntuko rikosa ati oya ubwo yahise ihamagara muri barabagabo ati mwitegure mugiye kuraswa barabagabo bakibimenya ni butimwe bakanda bakibyumva baragifunga kibuga cy'indege yongera rabana niho mwumvishe ngo ryongeye kuko ntabwo mwe muyafite mwebwe nuko byagiye. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo.